nitwa Revera Rwigina Esroni, umwungeri w'itorero rya Holy Pentecost Church. Tubasaba abantu bose badukurikira kuri channel yacu twise Holy Pentecost Church Nairobi TV. Mwebwe mwese abagiye kutwumva n'abadukurikira, turagira ngo tubasabe nanone abaza kubishobozwa gukora subscribe, share, like, comment n'izindi nkunga nyinshi mushobora kudutera muri ubwo buryo. Rero turagira ngo tuze gusaba Imana muri uyu mwanya tugiye kuja gufata umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge, hanyuma tuze gusoma icanditswe turibuze kuganiraho uyu munsi. Mana igira neza kandi Mana ikiranuka, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turagushimira igitondo ciza uduhaye, turagushimira umwanya mwiza wongeye kandi kuduha wo kubyuka imbere y'amaso yawe. Ugira neza kuko n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe tugiriwe bitumye tubasha kubyuka. Ntabwo ari imirimo yacu, ntabwo ari imbaraga zacu, ntabwo ari gukiranuka kwacu, ariko kubw'ubushake bwawe uduhaye igitondo ciza. Niyo mpamvu dusabira ijambo ryawe kugira ngo umuntu wese ugiye kuryumva rigire ico rikora ku buzima bwiwe, rigire ico rihindura, rigire ico rirema, rigire ico rimutesha. Asante kuko ubikoze gutyo, ni mu izina ry'umwami wacu dusenze twizeye, amen. Muri uyu mwanya rero turagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Tuza gusanga hano mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, ibice byaho 2 umurongo wa 3 abariho dusoma ijambo ry'Imana. Twari tuvuze kuko ari urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, ibice 2 umurongo wa 3. Ijambo ry'Imana ravuze ngo urufatanya nanjye kwihanganira imibabaro kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishire mu by'ubugingo ngo abakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Kandi umuntu wese nashaka kurushanwa mu bikino ntahabwa ikamba keretse arushanyije kuko bitegetswe. Amen. Turashimira Imana y'umwami wacu Yesu Kristo iduhaye uyu mwanya mwiza kugira ngo tubashe kuganira n'abadukurikira bose. Muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo rivuga hejuru yo kwitondera amabwiriza y'urugendo dufite rwo kuja mu ijuru. Kwitondera amabwiriza y'urugendo twatoye rwo kuja mu bwami bw'Imana. Ni urugendo rufite ibirugenga, ni urugendo rufite amategeko arugenga cyangwa se amabwiriza arugenga. Paulo yanditse uru rwandiko bivuga kuko yarwanditse ari mu nzu y'imbohe Martine y'i Roma, akandi ngo yaraboheshejwe iminyururu mu kazu ko hasi. Usomye urwo rwandiko igice cya 1 n'umurongo wa 8 kugeza ku 12 usanga aho yari ari muri iyo nzu y'imbohe. Kandi aho yari yashitwe muri iyo nzu y'imbohe yarazize akarengane k'umwami witwa Nero. Niwe waruhaye urenganya itorero cyo gihe n'abera, bituma Paulo ashirwa mu nzu y'imbohe. Yandika uru rwandiko arwandikira Timoteyo, arumwoherereza amubwira ngo yaramukumbuye kuko ngo abo bagendanaga bose bari bamaze kumusigirira, barimo badema, barimo n'abandi benshi. Aravuga ngo Luka wenyine niwe dusigaranye gusa. Hanyuma none yanditse uru rwandiko amaze gucirwa urubanza rumwe, Imana imukwituma atajugunywa intare, ariko yarazi yuko iherezo ridatinze azakomeza ubutumwa bwiza. Yari kwabona kuko iherezo ryiwe rigeze, yari kwabona kuko igihe kibe kigiye. Tutatumye yandika igice cya 4 n'umurongo wa 6 avuga ngo jewe humaze kumera k'ibisoko ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanje kirasohoye. Narwanye intambara nziza, nasigamiza urugendo rwanje, ibisigaye mbika ibikamba ryo gukiranuka iry'umucamanza utabera zampa ku rujya munsi. Aravuga ngo nyamara si jewe njenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka ku mukiza bose. Yakomeje yandika nanone urwandiko bitubwira kuko ngo n'urwandiko ruteye imbabazi cyane. Igihe yari muri kakazu k'imbohe biravuga ngo kari akazu kari karimo ubukonje cyane,
ariko ngo umutima wa Pawulo kubera ngo ibyishimo, kubera ubutumwa bwiza yarahaye avuga, bivuga ngo umutima we ngo wari ufite ubushuhe buri ku rwego rwo hejuru, abikora ngo anezerewe cyane. Rero aha dusomye icyo tugiye kuganira, twari tuvuze ko tuganira ijambo rivuga hejuru y'amabwiriza y'urugendo dufite rwo kuja mu bwami bw'Imana. Pawulo ni umwarimu mwiza wagiye akoresha ingero zitandukanye mu nyigisho ziwe zose, mu nzandiko ziwe ko 13 yanditse, dusanga agenda avuga hejuru y'ingero zitatu cyane yatinzeho. Yatinze ku rugero rwo kuba umusirikare mwiza wa Kristo, atinda hejuru yo kuba umukinyi mwiza mu kibuga, atinda hejuru yo kuba umuhinzi mwiza uzi imirimo yo guhinga neza. Abari bizagenda avuga, ariko uyu mwanya turaganira neza hejuru y'umukinyi mwiza uri mu kibuga. Pawulo rero aravuga ngo uje ufatanya nanje kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Aravuga ngo nta muntu waba umusirikare mwiza wa Kristo ngo namara yishiye mu z'ubugingo ngo abakinejeje uwamwandikiye kuba umusirikare. Ni ukuvuga ngo nta waja mu gikorwa yahamagariwe na nyiracyo ngo namara ngo yishire mu bindi bikorwa bindi ngo bakinejeje wa wundi wamwangaje muri kakazi, ngo bakinejeje wa wundi wamuhamagariye kuza gukora wa murimo. Muri iri jambo ryo kuba umusirikare tuzariganirira mu gice cya kabiri, rivuga hejuru y'intambwe cyangwa se ingingo ziranga umusirikare mwiza wa Kristo. Hari ingingo zigera kuri 15 ziranga umusirikare mwiza wa Kristo, ibiranga umusirikare mwiza wa Kristo, uburyo agomba kwitwara, uburyo agomba gukora, uburyo agomba kugenda. Ariko muri uyu mwanya turaganira hejuru y'umukinyi mwiza mu kibuga. Pawulo yagerageje kuvuga hejuru y'abakinyi. Iyo dusoma urwandiko rw'Abikorinto ibice 9 n'umurongo wa 25, yavuze hejuru yo kurushanwa, naha abivuze neza. Aravuga ngo umuntu iyo arushanwa mu bikino ngo azarushanwa mu kugira ngo aze guhabwa ikamba. Umuntu ahabwa ikamba ari uko yarushanyijwe uko bitegetswe n'amategeko, ari uko yarushanyijwe uko bigomba kugenda neza muri cya kibuga, akwikije neza amategeko y'abakinyi, yamara kubikora neza bigatuma aza guhabwa ikamba itangirika. Yesu ahabwa icubahiro. Rero ahangaha dusanga Pawulo avuga hejuru yo kurushanwa neza. Aravuga avuga ijambo ryiza cyane, aravuga ngo se ntimuzi yuko abantu barushanwa mu mikino ngo kandi bakagenda biruka kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, ariko aravuga ngo twebweho turushaho kurushanwa kugira ngo duhabwe ikamba ritangirika. Aha rero hariho ingingo zigera kuri 7 tuza kuganiraho ziranga umukinyi mwiza uri mu kibuga uhawe ukina neza. Ubu ko turakinira mu kibuga abandi bakiniyemo, turi mu kibuga cyangwa se turi muri tere abandi bakiyemo. Bene data mu isezerano rya kera bagiye bahamwa neza no kwijambo ry'Imana, urwandiko rw'Abaheburayo rutubwira, biratubwira ngo abo bose bakinye neza, abo bose bitwaye neza kubwo kwizera kwabo, bagenda babikora neza, bagenda bigisha neza, bagenda bitwara neza mu rugendo rwabo no mu bikorwa byabo kugeza ku itorero. Bene data aha dusomye Pawulo nawe arongera kubivuga, aravuga ngo timubizi neza yuko abantu bahembwa, yuko abantu bagororerwa ari uko babashije kurushanwa neza uko bikwiriye. Hano rero niko narivuze ngo tuganire hejuru y'ingingo zigera kuri 7 ziturangira neza uburyo umukinyi agomba kwitwara. Bene data benshi bitwaye neza muri kino kibuga, bagiye bakurikiza amabwiriza yo mu kibuga. Bibiliya itubwira neza, igatanga n'ingero nyinshi z'abatubanjirije, igatanga ingero nyinshi z'ababanje gukora uyu murimo w'Imana, kuko ko turakora ivyo abandi bagiye bakora, ko turanyura mu kirenge cy'abandi, ko turanyura mu y'abatubanjirije. Cyo gituma ijambo ry'Imana ritubwira mu rwandiko rw'Abaheburayo biravuga ngo mwigane, mukurikize kwizera ko babanjirije, mwigane ingeso zabo. Aha rero hari ingingo ya mbere Pawulo yashatse kubwira kwigisha Timoteyo ko umwana we yabyaje ubutumwa bwiza. Aramubwira ngo ugomba kurushanwa uko bikwiriye. Iyo umuntu aza kurushanwa uko bikwiriye hari ibyo yitondera. Icya mbere, ayumvira amabwiriza y'uwamushize muri ka kazi. Umuntu urushanwa uko bikwiriye aza yumvira amabwiriza yo muri ca kibuga agiye kuja kwinjiramo.
akumvira itegeko, akumvira amabwiriza yo mu kibuga. Uru rugendo dufite rw'ijuru rufite amabwiriza. Hari aho tugomba gukandagira n'aho tutagomba gukandagira. Hari ibyo tugomba kuvuga n'ibyo tutagomba kuvuga nk'abakristo. Hari uko abakristo bagomba kwitwara. Hariho amabwiriza y'ijambo ry'Imana agenga urugendo dufite. Bibiliya itubwira kuko tugomba kwitwararika ku byanditswe byera by'Imana. Tugomba kugenda neza dukurikiza icyo ijambo ry'Imana ritubwira n'icyo ijambo ry'Imana ridutegeka. Tugakurikiza ayo mabwiriza yo mu kibuga. Buriya mu kibuga tubona haba harimo imirongo umukinnyi atagomba kurenga. Niko no muri urugendo ruje mu ijuru hari ibyo tutagomba kurenga, hari ibyo tutagomba gukora, hari ibyo tutagomba kuvuga, hari ibyo tutagomba kwitegereza, hari ibyo tutagomba kureba hanze. Dufite amabwiriza atugenga. Buri mukristo wese agomba kuba amenye neza uko hayakina muri kino kibuga, muri no rugendo turimo. Ni urugendo rusaba cyane kwitwararika. Harimo amabwiriza tugomba gutwara neza, harimo amabwiriza tugomba kumvira no kubahiriza kugira ngo tubashe kurushanwa uko bikwiye, kugira ngo tuzahabwe biriya kamba ritangirika. Kugira ngo duhabwe ikamba ritangirika nuko tubanza kumvira amabwiriza yo muri no rugendo dufite. Ingingo ya kabiri bitubwira kuko tugomba kumvira umutoza. Mu kibuga abantu bagomba kumvira umutoza uhaye udutoza. Itorero rya Kristo rifite umutoza mwiza. Rifite umutoza mwiza uri kuritoza, ni ukuvuga ngo rifite umwuka wera w'Imana nk'umutoza mwiza ugenga udutegeka. Iyo uri umukinnyi ugomba kwimvira amategeko y'umutoza. Umutoza wawe akakubwira ngo ugomba kunyura hano. Umutoza wawe akakubwira ngo ni ugomba gukora. Wa mutoza baye bakubwira ngo urushanwe neza kugira ngo uze gutahana igikombe, kugira ngo uze gutahana intsinzi, nuko mubabwiriza y'uwaguhamagariye, y'uwakwangaje kuza gukora cya gikorwa. Tugomba kumvira abatoza bacu. Dufite umutoza wacu ni Yesu Kristo, niwe mwami w'udutoza. Niwe waduhamagarira twangaje dushira muri kano kazi. Tugomba kumwumvira kandi tukagera ikirenge muke. Niko Pawulo yavuze, aravuga ngo nimugere ikirenge mu cyanjye kuko naje nakigeze mu cya Kristo. Kristo nk'umutoza mukuru, Kristo nk'uwitegererezo gikuru. Pawulo nawe avuga kuko yageze ikirenge muke, bivuga kuko natwe tugomba kugera ikirenge mu cya Pawulo kuko nawe yakigeze mu cya Kristo. Kuko niwe mubwiriza niwe mutoza wacu tugomba kureberaho. Hariho ingingo ya gatatu tugomba kubaha. Nanone tugomba kumvira wa musifuzi uri mu kibuga. Mu kibuga haba umusifuzi uhaye urebereramo uko abakinnyi bahaye bagenda. Umusifuzi iyo ari mu kibuga afite role ahaye ajuba muri cya kibuga, afite umwanya we muri cya kibuga. Abahaye areba umuntu waje kugira amakosa akamukosora, akamubwira. Cyo cyatumye Pawulo yandika aravuga ngo dufite umwuka wera w'Imana uzi udufasha, uzi utuje imbere, uzi utuyobora, uzi udutesha, uzi uduhugura, uzi utwigisha. Cyo cyatumye avuga ngo nuza kubwiriza ngo uzabwirize, wigishe, uhugure, uteshe ndetse uhane. Iyo umukinnyi ahaye akora amakosa mu kibuga, umusifuzi akamwegera akavuga ngo dore kuratega abandi kuragenda nabi mu kibuga. Akagaruka kongera akamubwira bwa kabiri, bwa gatatu akamwereka ikarita y'umuhondo. Yakomeza gukora amakosa akomeye akamuheza ikarita y'umutuku akavanwa mu kibuga. Nukuvuga ngo dufite umwuka wera w'Imana uzi uduhana, umwuka wera w'Imana uzatubwira ngo dore kurakora amakosa, dore kuragira gutya, kuko biravuga ngo umutima w'umuntu niwo kami ka muntu. Umutima wawe iyo uhaye ukora amakosa uzugushinja, ukakwigisha, ukaguhana, ukagutesha. Pawulo avuga kuko tugomba kumvira abasifuzi bari mu kibuga kugira ngo tubashe kurushanwa uko bitegetswe neza n'ijambo ry'Imana. Aha hari ingingo igera kuri 4 ivuga kuko tugomba umukinnyi mwiza wije mu kibuga agomba kwiyambura ibintu bimuremerera. Nta mukinnyi uzujana ngo ajane za boti mu kibuga, ngo ajane ibikoti bimuremereye, ngo ajane amasapu, ngo ajane inkweto zimuremereye. Hariho imyambaro yabugenewe yinji ituma yinjira hariya mu kibuga. Pawulo arandika none ijambo ry'Imana ariko ritubwira, riravuga ngo mwiyambure
dusomye mu rwandiko rw'Abaheburayo bibiri ijambo ry'Imana rigenda ritubwira ayo makuru rivuga ngo mwiyambure ibibaremerera byose, mwiyambure ibibaremerera byose ndetse n'icyaha kibasha kubizingiraho vuba. Ni ukuvuga ngo mu kibuga tugomba kuba dufite imyambaro yabugenewe, tugomba kuba twiyambura ikintu cyose gishobora ko twizingiraho vuba kigatuma tutabasha kurushanwa neza. Imvugo yawe ishobora guhinduka ikuremerera, imitekerereze yawe ishobora guhinduka ibintu bikuremerera nturushanwe neza, abavandimwe bawe bo guhindukira ikintu kikuremerera. Hariho byinshi bituremerera muri kino gihe, ariko Pawulo aravuga ngo ijambo ry'Imana riratubwira ngo tuziyambure, tuzikuremo, tuzivanemo kugira ngo tubashe kurushanwa neza uko bikwiye ijambo ry'Imana, kugira ngo tuzabone ingororano nuko twiyambura ibintu byose bituremerera. Tugomba kwiyambura ikintu cyose kibasha kuturemerera. Hariho nanone indi ngingo ya gatanu tugomba gukurikiza. Biravuga ngo umuntu urushanwa neza ni umuntu neza uhagarara ku nomero yiwe. Umukinyi mwiza azahagarara ku izamu ye, umukinyi mwiza azahagarara ku nimero ye kugira ngo abashe kurushanwa uko bikwiriye. Aha reka bavugiye nje kwatinda, nicyo kibazo itorero rya none rifite. Itorero rya mbere bakoreshwa barindaga umwuka wera akaza akabasobanurira. Iyo dusoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 ijambo ry'Imana avuga ngo nimundobanurire Pawulo na Baranaba cyangwa se Sawuli na Baranaba ngo baze kunkorera umurimo waje. Ni ukuvuga ngo muri kino gihe abantu ntibamenya kurobanura uko bikwiriye, abantu ntibamenya gushira abantu mu nimero zabo, abantu ntibamenya nicyo gituma abantu mu muhamagaro harimo akajagari. Umuntu ugasanga no mudiyakoni ariko karaja gukora inshingano z'ubushumba, umuntu ugasanga no mushumba ariko yagiye kuja gukora inshingano za contability. Ni ukuvuga ngo ntibamenye guhagarara mu nimero zabo. Aha tugomba guhagarara mu myanya yacu, buri wese agahagarara mu mwanya we, buri wese agahagarara ku nomero ye. Iyo abakinyi bakina, umuntu yataye nimero mu kibuga, wa wundi atuma ikipe yose itsindwa, wa muntu azatuma ya kipe yose itsindwa igakora esheke kuko yasharashaye mu kibuga. Abakristo muri kino gihe bajarajara batazi cyo bahamagariwe, nibo baza batuma itorero rigira ibibazo, niyo batuma itorero ryinjira mu mpanuka, niyo batuma itorero ryinjira mu bibazo, nuko batabasha kumenya aho bahagaze, tibabasha kumenya imyanya yabo, tibabasha gukurikiza nimero zabo, tibabasha guhagarara mu cyo bahamagariwe. Ugasanga karajarajara tazi icyo yahamagariwe, tazi icyo akora n'acyakinda akora, nta mutoza yabonye. Muri kino gihe birakomeye cyane abantu kuba bakora imirimo badafite abatoza, kandi n'abarya batozwa nabo muri kino gihe nabo ntibashaka gutozwa. Umuntu wese muri kino gihe yahindutse umutoza, abantu babaye ibyigenge, nawe aravuga ngo naje ndabishoboye, naje ndabizi. Ariko biravuga ngo tugomba kwigira mu maguru y'abatuyoboraga kera, tugomba kuyoborwa kugira ngo natwe tuzabone uko tuyobora abandi. Ni ukuvuga ngo abandi bose ba Pawulo, ba Petero, ba Yakobo na ba Yohana n'abagenzi babo bagiye babakurikiye, bagiye barebera Yesu Kristo cyitegererezo, bagenda bamwitegerezaho uko yakoraga. Abariko nabo bakora, ababakurikiye bagenda bakora uko bagiye babona abandi bababanjije. Ariko muri kino gihe itorero rya Kristo rimaze kwinjira mu kajagari, rimaze kwinjira ahantu ridashobora kwikura bitewe n'abantu batigeze bamenya guhagarara neza mu mihamagaro yabo, guhagarara neza mu nomero zabo, bigatera itorero rero gucanganyikirwa no guta umurongo no guta umuyoboro w'itorero. Umuntu wa none ntakibasha guhugurwa kuko biravuga ngo nimara guhugurwa. Pawulo amaze gusiga za ministeri ziwe zitanu mu rwandiko rw'Abefeso bice 11 biravuga kuko yasize yubatse neza. Aravuga ngo bamwe yabagiriza bungere, abandi abagira abahanuzi, abandi bagira intumwa, abandi abagiriza ubutumwa bwiza, abandi ngo abigisha cyangwa se aribo barimo, ngo kugira ngo abo ngabo batoza abantu, bigisha abantu kugeza igihe ngo abantu bazagera neza ku gihagararo ciza, bazagera neza ku gihagararo ciza cya Kristo gishitse. Ariko bene data, ko murabona muri kino gihe abantu bashobora guhagarara neza bagatunga bakubaka umubiri wa Kristo neza, bakageraho Kristo ashima, bakageraho neza bashira ku rugero rwiza. Muri kino gihe tugomba gushaka guhagarara mu myanya yacu, tugatoza abantu kugira ngo bagere neza ku gihagararo ciza cya Kristo. Mpamvu itorero rifite ibibazo nuko ntabatoza,
nuko ntabemera gutwozwa. Ariko ndagira musabe abankurikira bose kuko bigezaho umuntu wese agomba kwigira mu maguru y'undi muntu, kwigira mu maguru y'undi muntu, kugira ngo abashe kukurera, abashe kugukuza, abashe kugutoza, abashe kuko abafite experience kuri wewe, akagutoza, akakwigisha, akakwerekera kugira ngo ukore umurimo uhagarare ku mwanya wawe, akakubwira ngo dore ko abadiyakoni bazabakora, dore ko abaprotokolo bazabakora, dore ko abashemasi bakora, dore ko abavuga butumwa bakora, dore ko abarimu bakora, dore ko abashumba bakora. Umuntu wese agakora ikintu mu mwanya wiwe, ikintu cyose mu mwanya we. Biravuga ngo tugomba kuba dufite umuntu ukwiye kandi mu mwanya ukwiye. Ariko muri kino gihe urimo gusanga hariho umwanya ukwiye ariko tukabura umuntu ukwiye, cyangwa umuntu ukwiye akaboneka ariko umwanya ukwiye ukabura. Ariko muri kino gihe tugomba gushaka uburyo dutoza abantu, umuntu wese agashirwa mu mwanya wiwe, mu mwanya we. Muri kino gihe birakomeye, umuntu wese arimo kuvuga ngo naje ndabizi, naje ndarabimenye, naje ndayobora, naje ndakora iki, naje ndakora iki. Ariko izo zose bifite ingaruka zo kutabasha kwigira mu maguru y'abatubanjirije, zo kutabasha gukurikira neza ngo dutozwe neza uko ijambo ry'Imana rivuga, ngo abantu batozwe kubaha Imana, abantu batoze gusenga, abantu batoze kubaha impano z'Imana. Muri kino gihe impano z'Imana ko zirakoreshwa uburyo budakwiriye. Umuntu akaba afite impano y'Imana, Imana yayimugabiye, ariko akabura ubwenge bwo kubasha kuyikoresha, ugasanga ariko arakoresha impano y'Imana akayikoresha nabi. Cyo cyatumye wa munsi wa mukonikoni abibwira ba Petero, arababwira ngo nimwakire ibiguzi ngo mupeze kuri iyo mpano. Ariko ngo Petero aramubwira ngo genda ufane ifeza zawe, impano y'Imana ntigurwa ahubwo twihere ubuntu. Bene data bavandimwe, ndagira ngo umuntu wese muri twe ahagarare neza ku nimero yiwe, ahagarare neza mu mwanya we. Ingingo ya 6, iyo umuntu arushanwa neza azagira intego. Ko turarushanwa muri uru rugendo rw'usha mu bwami bw'Imana, dufite intego. Intego ni ukugira ngo tuzagere mu bwami bw'Imana, intego ni ukugira ngo tuzagere ku bihembo, intego ni ukugira ngo tuzagere ku cyo twiringiye, intego ni ukugira ngo tuzageze neza aho uwaduhamagaye ashaka ko tugera. Intego yacu ni ukuvuga ngo dufite intego. Hariho umuririmbyi waririmbye neza aravuga ngo intego dufite ni ugutegereza rwa rurembo rwera, ni ugutegereza wa mwami wacu waduhamagaye, ni ugutegereza wa mwami wacu waducunguye. Niyo ntego y'abakristo, ni ukuzabana n'Imana, ni ukuzabana na Kristo waducunguye akadupfira ku musaraba. Niyo ntego y'abakristo. Iyo umuntu ahushije intego mu gikorwa icyo cyo cyose no buzima busanzwe, iyo ugiye gukora projet yawe wamara ugahusha intego, ni ukuvuga ngo urahuzagurika. Nicyo gituma usanga abantu bagenda bahuzagurika, nta ntego, nta objectif. Umushinga wose udafite intego ni ukuvuga ngo ugenda uhuzagurika. Ariko abakristo dufite intego. Biri tubwira neza ngo dutumbira Yesu Kristo wenyine, niwe banze ryo kwizera, niwe ndogo yacu, kugira ngo tuzabane nawe, tuzimane nawe muri bwa bwami, tuzabane nawe muri rwa bwami yadutegurije. Niyo ntego y'itorero. Intego y'itorero si business, ntabwo itorero ari business. Intego y'itorero si ukuza gusa ngo duterane ngo tunezerwe. Intego y'itorero si gutanga amafaranga n'ibyacumi. Intego y'itorero ni ukuzana abantu kuri Kristo, hanyuma tukabajana kugira ngo tubageze mu bwami bw'Imana. Niyo ntego y'itorero. Ni ukuvuga ngo dufite intego yo gukura abantu mu byaha, hanyuma barya abantu tukabazana, tukabarera, tukabatoza, tukabakuza kugira ngo tuzabageze mu bwami bw'Imana. Iyo niyo ntego y'itorero. Itorero ifite intego, dufite intumbero, ni ukuzagera mu gihugu twasezeranijwe. Cyo cyatumye Paulo yandikira ab'Ifilipi ibice 3:20 aravuga ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza wacu ko uzaza guhindura imibiri yacu yo gucishwa bugufi, akayishushanya n'umubiri w'ubwiza bwiwe. Uyu mubiri wo gucishwa bugufi, umubiri w'intege nkeya, umubiri urwaragura, akawuhindura kugira ngo tuzaje kubana nawe muri buriya bwami bw'iteka ryose. Bavandimwe bakristo badukurikira mwese, turiye ngo tubasabe ngo ubu ufite intego mu cyo wayikora, bana ku ntego. Ubu ngubu uzahindutse business, ubutumwa bwiza buvuge ku ntego. Utanga icyacu ufite intego, utanga amaturo ufite intego, ushimiye amashimwe ufite intego, uramya Imana ufite intego, ubwiriza ufite intego. Dufite intego bene data. Intego yacu ndigarukira hano. Nicyo cyatumye bene data batubanjirije
bahamwa neza, baravuga ngo cyatumye bemera kubabazwa, byatumye bemera kurengana, byatumye bemera guca mu muriro, abandi ngo bakereshwa inkerezo, abandi ngo barakubitwa, abandi ngo bazerera mu mihanamanga no mu masenga bagenda birukanka, ngo ntibemeraga kurokorwa kuko bari bafite intego, ngo bari kubatumbira umudugudu uw'Imana yubatse kandi ikawurema. Bituma ngo Ibrahimu atura mu mahema, ngo na Isaka na Sara batura mu mahema kuko yari afite intego, yari yamaze guhishurirwa umudugudu uw'Imana yubatse kandi ikawurema. Dufite intego bene data, niyo kwinjira mu bwami bw'Imana, niyo kuzasanga Kristo uwadukunze akatwitangira tukazabana nawe. Iyo niyo ntego y'itorero, iyo niyo ntego y'abakristo. Tureke guhuzagurika. Ngingo ya nyuma, iyo umukristo cyangwa se iyo umukinyi arushanyijwe neza mu bikino byiwe, iyo yamaze kwita kuri bya bintu byose tumaze kuvuga, azajya kugororerwa, azahabwa ingororano, azahabwa ikamba. Ko turarushanwa hariya kugira ngo tugororerwe. Umukristo namara kurushanwa uko bikwiriye, namara gukora neza uko bikwiriye, namara gusenga uko bikwiriye, namara kubwiriza uko bikwiriye, namara gukora umurimo w'Imana uko bikwiriye, uko bitegetswe n'amategeko, azahabwa ingororano, azahabwa ikamba. Cyo cyatumye Pawulo yandika aravuga ngo maze kumera k'ibisuko ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanje kirageze, narwanye intambara nziza, nazigamye urugendo, hasigaye mbikiwe ikamba iry'umucamanza utabera azaja kumpa. Ni ukuvuga ngo iyo turangije urugendo, iyo turangije urugamba, iyo turangije intambara, tuza guhabwa ikamba, tuza kugororerwa n'Imana. Imana ikatugororera, ikaduheza ibyo twategereje, n'ibyo twirukiye, n'ibyo twarushanyije, nuko twirukanga. Icyo cyatumye avuga ngo jewe ndiko ndirukanga, ngo ariko si kutazi yaje. Aravuga ngo ndiko ndakubitana ibipfunsi, ariko ngo simeze nk'uwayo kubita ubusa, kuko yari afite intego. Iyo tumaze gukura intego, duhabwa amakamba, tukagororerwa. Yesu ashimwe cyane. Tukagororerwa ibyo data yaduteguriye, ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo nitugera mu bwami, ngo data azatwicaza, ngo namara duhereze, atugororere ibyo twakoreye, atugororere imirimo myiza uko twarushanyijwe neza. Avuge ngo urakaze neza mwana waje, urakaze neza mwana waje, wakoze neza. Iyo dusoma ubutumwa bwiza bwa Matayo, tuhasanga ijambo rikomeye cyane ritubwira abamaze kugera mu bwami. Yesu wenyine ngo arabivuga, biratubwira ngo azabwira barya ngo bahagaze ibumoso bwiwe, ngo babwire ngo nimwumve imbere mwabivume mwe, ngo uhereye ku kuremwa kw'isi sinigeze kubamenya. Ngo bazahindukira mubaze ngo se twakubonye ryari. Ngo azababwira ngo nimwumve imbere, igihe nari mu isi ndimwigeze munsura ndwaye, igihe nari mu nzu y'imbohe ndimwigeze munsura, igihe nari nshonje ndimwigeze mungaburira, igihe nari nambaye ubusa ntaco mwigeze mumarira. Ngo babwire ngo nimwumve imbere, nimugende mu nyanja yaka umuriro, ngo nawe bamuhindukirane bamubaze ngo se data twakubonye ryari ntitwabigukorera. Ngo nawe azabahindukirana ababwire ngo babandi mwabanaga barya mwari muri kumwe batoya, ngo impamvu mutabibakoreye ntabwo nigeze kubamenya, nimwumve imbere. Ngo ahindukirane abari muri bwe ababwire ngo nimuze bene data ngo mwinjire mu bwami bwa shobuja mwateguriwe. Ngo nabo bazababwira ngo ubwo nari mu zimbo ngo mwaje kunsura, ubwo nari ndwaye mwaje kundeba, ubwo nari nshonje mwarangaburiye, ubwo nari nambaye ubusa mwaranambise. Ngo bizatuma data babwira ngo nimwinjire mu munezero wa shobuja mwateguriwe. Ngo nabo bamuhindukirane bamubaze ngo se twakubonye ryari, waje ryari, ni ryari wafunzwe, ni ryari washonje, ni ryari wambaye ubusa. Ariko ngo azababwira ngo barya batoya bose mwabikoreraga, ngo ni jewe mwakoreraga, barya batoya bose mwabikoreye. Bene data bavandimwe, mureke dukore neza muri kino gihe kugira ngo tuzagorerwe imbere y'amaso y'Imana. Dufite ubugingo buhoraho, twaherewe ubuntu. Kristo yaraje mu isi kugira ngo tubone ubugingo, araza duheza ubugingo buhoraho kandi yabuduhereye ubuntu. Ariko ivyo dukora n'ivyo tuzagororerwa. Ntabwo dukorera kugira ngo duhabwe ubugingo, ntabwo imirimo dukora ari iduha ubugingo, ahubwo iduha amakamba. Ariko kwizera Kristo zonyine nivyo biduha ubugingo, nivyo biduhesha ubugingo. Hanyuma imirimo dukora nayo ikaduheza amakamba, tukambikwa amakamba. Azatubwira abarushanyijwe neza, atubwire ngo nimwicare, aduheza amakamba, aduheza amakamba y'ubwiza, amakamba y'icubahiro, amakamba atandukanye. Niko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo mbese ikamba ryanje data azamperayo, ngo azaritakaho inyenyeri. Ningira amahirwe nkabana na Yesu, ikamba ryanje azaritakaho inyenyeri. Umunsi umwe tuzambikwa amakamba, umunsi umwe tuzarabagirana, umunsi umwe turi mu
isanzura ry'ijuru, tuzambikwa amakamba tumaze kugera imbere y'Imana, tumaze kugororerwa. Cyo gituma ijambo ry'Imana ritubwira ngo nitumara kurushanwa neza, impanda y'Imana imaze kuvuga ngo abamarayika bazaza bifuza ngo iyo tuza kuba muri ya isi y'umubiri, ngo natwe tube tugiye kuja guhabwa biya bihembo, natwe tuba tugiye kuja kugororerwa. Ubwo Kristo ngo azabahagorera itorero, ubwo azabaharishije imira, aribwira ngo mwakoze neza bwoko bwanje, mwagize neza abana banje, ubwo mwakoze, ubwo mwarushanijwe neza uko bikwiriye. Bavandimwe, hari igikombe tugomba kunyweraho, hari uko tugomba kurushanwa. Pawulo yanditse neza, arandika ngo ufatanya naje ngo kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Aravuga ngo nta wabo umusirikare ngo namara yishiye guzubugingo ngo abekinejeje uwamwanditse ku musirikare. Abantu ko baranezereta, abantu ko barava ku rugamba, abantu ko barava ku rugamba. Niko nababwiye mu cigisho kizakurikiraho tuzavuga ingingo cyangwa se ibiranga umusirikare mwiza wa Kristo. Ariko uyu munsi aravuga hepfo yaho, aravuga ngo murabizi kuko twaturushanwa, ariko tuzaturushanwa kugira ngo duhabwe ikamba, kandi iryo kamba ngo turihabwa iyo twabashe kurushanwa uko bitegetswe n'amategeko. Bavandimwe, iki ni igihe ngo duhagarare neza, iki ni igihe ngo turushanwe neza, iki ni igihe itorero rigomba guhagarara neza, rigakomera, rigatozwa, rikerekerwa, rikigishwa, rigasubira mu maguru y'abandi. Umuntu wese ntiyabicigenge, ubu bakristo bahindutse ibyigenge, nta mukristo ugicahwa, nta mukristo ukerekerwa. Umuntu wese yabaye nyirandabizi, abantu bose barabimenye, ariko bituma umurimo w'Imana ukorwa nabi. Ariko nimureke turushanwe uko amategeko ateganyijwe. Mbere yuko tuza gusenga, ndagira ngo nongere nshimire abantu bose badukurikiye, babwira ngo mwagize neza gukurikira ijambo ry'Imana. Tuzarekomeza rifite ibice bitatu. Ubutaha tuzaganira hejuru y'ingingo ziranga umusirikare mwiza wa Kristo. Ikigisho kizakurikiraho tuzavuga uburyo umuhurizi mwiza nawe agomba kwitwara mu guhinga kwiwe. Hanyuma rero tukaba tubasaba mwese gukomeza kuzatuba hafi, mukora share, like ndetse na comment, kuko iki kigisho bizaba ari inkunga ikomeye muzamuduteye, bizaba ari inkunga nziza muzamuduteye, kugira ngo turusheho kwagura ubwami bw'Imana, turusheho kugera ku ntego y'icyo twahamagariwe na Data. Reka nze gusabira abantu bose babashe kudukurikira. Data, mu izina rya Yesu Kristo Umwami, muri iki gitondo turagushimiye kuko ugize neza. Asante kuko udufasha kubasha guhagarara neza mu kibuga tubadukiniramo, ko turakinira mu kibuga abandi bose bakiniyemo, ko turakinira aho abandi baciye. Niyo mpamvu natwe ugomba kuduheza imbaraga zibasha gutambuka neza. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami, turi mu bihe bya nyuma, ibihe biheruka ibindi, ibihe by'imperuka, ibihe bigoye. Ariko Mwami Yesu, nubwo bimeze bityo, uduhe kurushanwa uko bikwiriye, uduhe guhagarara neza ku nimero zacu, uduhe guhagarara neza mu myanya yacu, uduhe kugira intego, kugira ngo Mwami Yesu tubashe kuzinjira mu bwami bwawe, tubashe no kugororerwa. Asante kuko ukomeza kudufasha, asante kuko ukomeza kutugirira neza muri ibi bihe bikomeye. Urakoze cyane kuko twumvishije kandi ukabutubwiye neza, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nanone dusaba itorero ryose rya Kristo aho riherereye ku isi gukomeza kuba maso muri bino bikomeye z'umwijima wa corona. Abantu bari mu mazu, ariko nubwo turi mu mazu dukomeza dusoma ijambo ry'Imana, dukomeza dusenge, dukomeza twegera Imana, kuko Bibiliya ivuga ngo kwegera Imana ariko kwiza kuri jewe. Dukomeze tube maso cyane kuko tugeze mu bihe bya nyuma. Abantu mwese mukomeze kuba maso, mukomeze gusoma ijambo ry'Imana, mukomeze kwegera Imana. Iki ni cyo gihe abantu bagomba gusenga Imana. Nubwo indwara zatumye tudaterana, ariko kandi gusenga ko kurakomeje, dukomeje kuba imbere y'Imana, murusheho kwegera Imana cyane muri ibi bihe bikomeye. Twegera Imana, dusenga Imana, dukanguke kuko iki ni cyo gihe cyo gukanguka. Iki ni cyo gihe abakristo bagomba kuba maso, iki ni cyo gihe abakristo bagomba kwitegereza, bakareba, bakatumbira mu ijuru, bakamenya icyo Data ashaka gukora muri twebwe. Murakoze cyane, Imana ibadufashirize kandi duhere umugisha. Amen.